umuntu wasenze ajya atungura iminsi. Atungura iminsi. Umuntu wasenze ajya ahanda ibihe biramufata akabijomba. Umuntu wasenze inama iterana kubwe ngo imugambanire, indi gaterana ngo yanzure ibyo yamuvuzeho. Umuntu wasenze, gusenga niho tubagira ibibyimba mu nda z'abagore tutigeze dukoresha ibyuma. Gusenga bituma dukoresha telesikopi tukareba ibizaba mu migambi y'Imana, tukavuga ibizaza ejo. Amasengesho ariko Mana yari iri mu ijuru, ariko hari umuntu ufite amakuru yavuzwe n'Imana. Haleluya. Benuwo umurozi ntiyahindura icyo Imana yavuze. Niyo wafata burende ntiwarasa icyo Imana igiye kumukorera. Benuwo iyo haza amakuba n'ibyago, umva uko ijambo ry'Imana rivuga. Bibiliya iravuga ngo Imana imukiza